Nibyo umugoroba mwiza bataramukazi inshuti bavandimwe banwanyi tubara umunsi ku wundi ndabasuje mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza muri aya makuru n'ibiganiro aho tugiye kugaruka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe nanjye bose umutsaramo cyane iyi ni Region Info. Turi ku mugoroba wa tariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Amakuru aravuga yuko igisirikare cya leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC bifashishije indege zitagira abadereva baje kubasha guhangana n'umutwe wa 23 bawusora mu bice wari wigaruriye muri teritwari ya Walikale. Amakuru akaba avuga yuko muri iyi mirwano abagize itsinda ry'umutwe wa 23 baje kwatakariza umubare mwinshi cyane w'abarwanyi. Turaza kureba muri ibyo bice uko imirwano yaje kugenda ndetse n'ibice 23 yaje kuba ihungiramo. Muri Kivu y'Amajyepfo umutwe wa 23 urasa n'uri kugwa mu mitego ikomeye cyane aho igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyongeye kwerekana uburyo ki 23 ariyo iri kugaba ibitero. Ibi biraturuka ku makuru aturuka muri Shabunda nza kugaragaza isura ijyanye n'iki kibazo. Sibyo gusa kandi turareba muri aya makuru ibirego guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biciye mu gisirikare cya FARDC yaje kuba mu by'ukuri yagaragaza ko biri ku mutwe wa 23 ndetse n'ibyo yagaragaje ko biri ku ngabo z'u Rwanda. Ariko ibyinshi byose guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikaba yavuze yuko ibirego hafi ya byose byaba biri ku mugongo cyangwa se abihetswe na guverinoma y'u Rwanda. Munyemere rero tuze no kugaruka no ku yandi makuru agiye atandukanye akomeje kuba yamenyekana mu bice bigiye bitandukanye mu by'ukuri amaze kugenda atugira kugeza izi saa. Ab'umutwe wa 23 baravuga gusubiranamo mu by'ukuri ni mu gihe ibi bishobora kuba byabagiraho ingaruka mu gihe n'ubundi basanzwe bugarijwe ku buryo bukomeye cyane mu by'ukuri n'urugamba ndetse no kutoroherwa n'ibirimo bigenda bitegurwa. Muri aya makuru rero tugufite n'andi makuru agiye atandukanye, icyo usabwa gusa nta kindi ni ugukanda subscribe cyangwa se sabone ubundi tugakomeza kugenda twibanira. Nyuma y'ibyo ngibyo icyo ugomba kuba wakora nuko uza gukora munsi y'umutwe w'inkuru hanyuma ukora link tuba twagushyiriyemo mu by'ukuri ukajya muri groupe yacu Songa Mbere. Ndetse kandi si ibyo gusa, igitekerezo cyangwa se inyunganizi turabyakira uciye muri comment nanone bitaba ibyo ugashyiramo imitima ukikomereza. Reka rero tube twakwimata turatudondosha tureba uko byifashe kugeza kuri saa ku mirongo imbere ku rugamba cyangwa se kuri front line. Bamwe bati umujyi wa Goma kuri ubu huzuye imirambo y'abarwanyi umutwe wa 23 muri bamwe mu bagiye bavanwa muri teritwari ya Masisi mu mirwano imaze iminsi ihabera. Abandi nabo bati nabo kavunuko ndetse ngo ibi bishobora kuba byakuriye umujinya umutwe wa 23 akaba ariyo mpamvu ukomeje kugaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ngo bikaba biri gukomoka ku mirambo y'abarwanyi wa 23 irushaho kwiyongera uko bagerageza gusatira umujyi wa Uvira. Reka twimata tudondosha dore muri teritwari ya Walikale. Kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa 11 nibwo bimaze kuba byamenyekana cyangwa se amakuru amaze kuba yajya ahagaragara yongeye kwemeza ndetse nta gushidikanya yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barimo batanga isomo rikomeye cyane ku bagize itsinda ry'umutwe wa 23 nyuma yuko uyu mutwe urimo uragenda ugerageza kwigarurira ndetse no gufata bimwe mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko umutwe wa 23 wagaragaje ko yifuza cyane bimwe mu bice byo muri teritwari ya Walikale. Kuri ubu amakuru atugeraho aremeza neza yuko ibice 23 yari maze iminsi yigaruriwe yaje kubizamurwa. Ubwo turimo tuvuga ahangaha Buhimba guhera ku itariki 23 imirwano yari ikomeje ubwo nyeshyamba zo mutwe wa 23 zari zagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo zirukane muri aka gace itsinda ry'igisirikare cya leta ya Congo rigizwe na Wazalendo ndetse na FARDC. 23 yagerageje kwataka ibirindiro bya Wazalendo ndetse Wazalendo isubira inyuma. Makuru avuga ko bahise batangira gukorana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bategura ama operation ari nayo ma operation nyirizina yaje kugira izingaruka zo ku 23 akiri kubarizwa muri aka gace. Ubu rero bikavuga ko muri ibi bice hari no kugaragara ituze
cyangwa se hatekanye, ari muri Buhimba, ni muri groupement ya Waloyungu, niko gace turimo tugarukaho muri teritwari ya Warikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'iminsi ibiri imirwano idasiba kuba muri aka gace, ubwo inyeshyamba za 23 zari zagabye ibitero. Ndetse kuri ubu biravuga ko guhera ku cyumweru gishize nibwo imirwano yari yumvikanye, ndetse nubwo 23 yageze muri aka gace, binavuga ko yakigaruriye. Gusa kugeza kuri iyi saha aka gace ntabwo igisirikare cya leta kumwe cyangwa se Wazalendo bari bigeze bava ku bintu, ndetse n'umutwe wa 23 nyirizina nubwo wigeze ukiranze itangazo riri official cyangwa se riri official rivuga ko baba bigaruriye aka gace. Usibye nyine bamwe mu bagiye bavuga bati agace kigaruriwe, ariko nanone mbibutsa ko kugera ahantu ntabwo bivuze ko wahigaruriye. Amasaha make ya none nkariya biragoye, kuko ubu tuvugana ibintu byamaje guhinduka. Ingabo za leta ndetse na Wazalendo bongeye kwakora akazi kuva kwa mbere mu gitondo, nabwo imirwano yarabaye, ndetse yatumye abaturage benshi bahunga bava muri ibi bice baragenda. Ubu rero bivuga ko ku wa mbere ku munsi w'ejo, byari tariki 24 habaye imirwano, ndetse habayeho ko hagabwa igitero ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 zageze muri aka gace ka Buhimba. Kugeza icyo gihe mu masaha nimugoroba imirwano yari ikomejemo gake gake, ariko nibwo igisirikare cya leta kumwe cyari kirimo gisatira intsinzi. Mu gitondo cya none rero bakoze icyo bita agashingura cumu, inyeshyamba rero zikaba zisubijwe inyuma, ndetse amakuru akaba avuga ko abagize izi nyeshyamba baje kwerekeza mu gace bita Kasopo, ubwo ndavuga 23, ndetse n'abo bita Mahanga, niho mu by'ukuri izi nyeshyamba zihungiye zirimo zivanga muri Oso Banyungu. Ni nyuma yuko kandi 23 ngo ubwo yageraga muri aka gace ka Buhimba ko muri Oso Banyungu bamaze gusorwamo muri iki gitondo. Bivuga ko mu by'ukuri batwitse inkambi ya Wazalendo ndetse n'amazu abiri y'abaturage. Ibi rero bikaba biri mu byabaje cyane Wazalendo, nyuma yuko rero ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zongeye kwigera aka gace bafatanyije na Wazalendo. Amasoko y'amakuru aturuka muri kariya gace avuga ko bice birimo Ngenge ndetse n'aho bita Mukoberwa, mu by'ukuri kuri uyu wa kabiri ahanga ni ibice birimo amasoko byatangiye gukora cyangwa se byongeye gusubukura imirimo yabyo, kuko mu by'ukuri FARDC na Wazalendo bashimangiye ko cyangwa se bemeje neza ko nta murwanya wa 23 ukirimo kubarizwa muri aka gace, nyuma y'uko babirukanye bakabakubita bakabagezaho bita Kasopo ndetse na Mahanga. 23 yo mu kuvuga kuri bitero yavuze ko igisirikare cya leta ya Kongo ngo cyaba kiri kurenga ku mabwiriza yo guhagarika imirwano, kigagurutsa Sukhoi, ndetse ngo Sukhoi fighter jets yongeye kurangwa mu kirere ku munsi w'ejo, ndetse bivuga ko na drone zaba zarahagurukijwe. Ubu rero isoko rya Ngenge ndetse n'aho bita Mukoberwa ku baturage rwose bemerewe kurirema. Kugeza ubu ngubu rero abaturage ntago barasubira mu midugudu yabo nyuma y'uko inyeshyamba zo 23 ziteye muri aka gace zikabasoramo, kuko nkuko nabikubwiye mu gitondo cya none nibwo igisirikare cya leta ya Kongo gifatanije na Wazalendo bakoze icyo bita agashingura cumu, mu by'ukuri baverifyinga cyangwa se bamakinga sure ko umutwe wa 23 utakirimo kubarizwa muri aka gace. Aya rero akaba ari amakuru ari guturuka hariya agaragaza ibimaze kuba byakorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kugeza kuri ubu rero bivugwa ko hari n'imirwano rero irimo ibera muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikaba yatumye benshi mu baturage bahunga bava muri Masisi, hari kubera imirwano berekeza muri Warikare. Berekeza muri Warikare. Imiryango y'abaturage irimo irasiragizwa mw'abantu mwe. Bivuga ko abantu benshi barimo bimurwa aho bita Ikalambi muri Rubereke muri teritwari ya bivuga ko ngo ingo nyinshi z'abantu bimuwe baje kugera, ntago bari kuva Ikalambi ahubwo bageze Ikalambi muri groupement ya Rubereke muri teritwari ya Warikare mu majyaruguru ya Kivu, ndetse aba ngo batangiye kuhagera guhera ku cyumweru ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11. Aba ni bamwe mu baturage bimuwe baturuka aho bita Karambayiro ndetse n'aho bita Mahanga, kamwe mu gace n'ubundi kageze mu nyeshyamba zo 23 kugeza ku mugoroba w'ejo. Ngo abandi nabo muri Buhimba, abandi nabo muri Kayirenge ndetse n'aho bita Mikweti, aha naho ni muri Waloyungu muri Warakare, ari naho hari hakomeje kugenda habera urugamba cyangwa se
imirwano, ariko ngo abaturage benshi bakaba baturutse ahangaha Karambayiro ndetse na Mahanga berekeza ahangaha i Karambi ndetse ni muri grupoma ya Rubereke muri teritwari ya Warikare. Aba baturage bakaba bari mu bahunga imirwano yagiye iba hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ingabo za leta ndetse zifatanyije na Wazalendo muri Karambi. Bafite mu by'ukuri kuba ngo abenshi muri bo baragiye bajya mu byumba by'amashuri, aba bafite imiryango niho berekeje kugira ngo babone aho kwegeka umusaya. Bikavuga ko rero aba baturage nyuma yo guta imidugudu yabo ngo ubuzima butifashe neza, bakeneye ubutabazi bw'ibanze burimo ibiribwa, ibiryamirwa, imiti ndetse n'amazi meza n'ibikoresho by'isuku. Ibarura ry'imiryango y'imwe ryaje gutangira rero amashyirahamwe y'inzego z'ibanze aramenyesha guverinoma ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko umubare nyawo utaramenyekana, ariko vuba bidatinze uza kumenyekana. Gusa ngo ibi bikaba byatewe n'uko ari abaturage benshi. Umuryango utegamiye kuri leta ukurikirana ibijyanye n'ibibazo ukaba ugaragaza ko mu by'ukuri abaturage bakeneye ubufasha bwihutirwa, ibiribwa ngo bihari ntabwo bihagije, ndetse kandi umubare w'abaturage wo bimuwe ukaba ari mwinshi, bigaragaza ikibazo cyangwa se byongera kwerekana ishusho y'ikibazo. Mu makuru akomeje kugenda amenyekana, kimwe mu bintu byaje gutungurana, mu by'ukuri kimwe mu bintu birimo biratungurana cyangwa se bikomeje kugenda bitungurana hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, ni ikijyanye mu by'ukuri n'uburyo ki 23 irimo iragenda igaba ibitero uyu munsi, ejo ibitero igabwe igasorwa muri ibyo bice. Ariko abenshi batangiye kuvuga bati cyangwa se kubigereranya n'umutego ukomeye cyangwa se umutego karundura ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba burimo bushyiramo uyu mutwe wa 23, ko kugeza kuri saa 23 irabarwa nk'umutwe urimo urakora ibikorwa by'ubushotoranyi. Ni kubw'izo mpamvu aya makuru ngiye kugezaho nayo ngo yabashingiye kuri iyo mpamvu. Nta makuru aturuka rero mu amasoko agiye atandukanye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zibarizwe mu ruzi rwa Kongo zageze muri Shabunda, aho bongeye kugaba ibitero muri aka karere rero muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo bageze mu midugudu irimo Kimbiri ndetse n'aho bita Nyarubemba. Mu bitero byabo barimo bagaba bagerageza kwigira imbere. Ni nyuma y'igitero bari bagabye nanone ku biro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ubu utu duce tukaba ngo twagabwemo ibitero. Ibi bitero bigabwe aho bita Kimbiri ndetse na Nyarubemba bije bikurikira cyangwa se byongera ku bitero 23 yerutse gukora kuri mu midugudu irimo Mai Mingi, aho mu by'ukuri bigaragaza ubwigomeke bukomeye cyane bw'inyeshyamba zo mu 23 mu kugerageza kwigarura biriya bice. Imidugudu irimo igerwamo cyangwa se igabwamo ibitero iherereye muri grupuma ya Bamuguba y'Amajyepfo, muri Bamuguba y'Amajyepfo, muri shofero y'Abakisi nk'uko amakuru atugeraho. Mu by'ukuri ibi bitero rero bikaba byatumye ibi bitero mu 23 irimo iragaba muri imidugudu birimo biragira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Ingo zigera ku 1769 zaje kwimurwa. Ibaze nawe, nta nubwo ari abaturage, ingo 1769 zose zirabarurwa ko zimuwe n'ibi bitero cyangwa se ni nuku kwataka ku 23. Ibi rero nibyo biza kuba aho ruzingi cyangwa se biza kugaragaza uburemere bw'ikibazo 23 bw'ibintu urimo irakora. Bivuga ko rero ngo abaturage cyangwa se izi ngo zimaze kwimurwa, abaturage baje guhungira cyangwa se berekeza aho bita Isezya, hari abahungiye aho bita Rutika, aho bita Kiruma, aho bita Mitara cyangwa se Kigurube, naho ngo hari abaturage baje kwerekezayo, mu gihe abaturage bamwe barimo bagenda bahungira mu bihuru mw'abantu mwe kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwabo ndetse n'amagara yabo, kuko 23 ngo nago irimo iraborohera. Ni nyuma y'imirwano ikaze ikomeje kuba hagati y'izi mpande zombi. Ku kigo nderabuzima cya bita Nyarubemba ndetse Ikimbiri kugeza kuri ubu kikaba cyuzuyemo abaturage b'abasivili ndetse n'abasirikare, haba kubakomeretse nk'uko societe civile ibivuga, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nicyo kikiri kugenzura cyangwa se kikiri gucunga iki kigo nderabuzima cya Nyarubemba. Ni muri Shabunda rero igice cyongeye kuba mu by'ukuri. Mwibutsa ko 23 igaba ibitero mu bice bikungaye ku mabuye y'agaciro
nk'ubu aha muri Shabunda, kimwe mu bintu ugomba kuba wamenya, ni kimwe mu bice bikungahaye ku mubare munini umutungo kamere, amashyamba, amabuye y'agaciro menshi cyane anakomeye cyane, ngo ibi bikaba birimo mu biri gutuma iki gice kirushaho kuba mu by'ukuri 23 yashakisha ngo irebe ko hari uduce kwigarurirayo, ikaba nyine yatangira gukoreramo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Ibyo byose akaba ari bimwe mu byakomeje kugenda birangwa ndetse binagaragara ahangaha. Mu makuru yandi nakubwira, mu itangazo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje gushyira hanze, hari ibyo yaje gushinjira ubutegetsi bwa Kigali ndetse n'ingabo z'u Rwanda RDF ku bufatanye n'umutwe wa 23. Ni mugambo bashyize hanze mu itangazo ryashyizweho umukono na General Sylvain Ekenge Bomusa Efuka, aho bavuga ko mu by'ukuri ibyo FARDC ivuga muri itangazo. FARDC yavuze byinshi ku ngabo z'u Rwanda RDF n'umutwe wa 23. FARDC yavuze ko RDF ariyo irimo irashyigikira 23 mu bitero biri kugabwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. FARDC yashinje ingabo z'u Rwanda RDF kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yashyiriweho i Doha ndetse ni Washington. FARDC ivuga ko ibikorwa bigaragaza uruhande rutari ruzwi rw'u Rwanda ko rutubahiriza ibyo rusezerana mu ruhame, rukaba runarenga ku nyungu z'amahanga. FARDC kandi ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda aricyo kiri kugaba ibitero ku bikorwa ndetse kigakora n'ibikorwa byo guprovoka, bigatuma FARDC irimo yitegura gufata ingamba zo kurinda mu by'ukuri ibyo bikorwa ndetse n'abaturage ba Kongo. FARDC ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda kirimo kiragira uruhare mu kwica abasivile, ndetse ngo bagize uruhare mu kwica abasivile bagera ku 8 ikatana mu ijoro ryo ku itariki 23 rishyira kwa 24 Ugushyingo na 25. FARDC kandi ngo irongera gusaba umuryango mpuzamahanga n'abahuza aribo Amerika na Katari kutareberera ndetse bakaba abatanga buhamya bibiri kuba. Ibyo nibyo FARDC yaje gushinja rero, cyangwa se kuvuga ko igisirikare cy'u Rwanda kirimo gikora kugeza kuri uyu munota ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC batangaza cyangwa se bakomeza bavuga yuko hakenewe ingamba zifatika mu guhagarika ibi bikorwa, ndetse n'isi yose itagomba gukomeza kureberera, ahubwo igomba kugira icyo ikora kugira ngo ibyo bikorwa bihagarare, bidakomeza kugira ingaruka kuri bamwe mu baturage batuye mu bice biri kugenda bigaragaramo ibyo bikorwa. Urugero rero batanze rwa mbere ni ahangaha Katana muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Kare, kilometero zigera kuri 40 gusa uvuye mu mujyi wa Bukavu, ndetse no muri Bukavu girizina bice bihegereye, aho hose ngo hakaba hakomeje kugenda harangwa cyangwa se hagaragara ibikorwa bitari byiza. Ibyo bakomeje kugenda bagaragaza ko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kugeza kuri uyu munota rero ku itariki 25, reka mbabwire mwese mudukurikiranye cyangwa se mwese mwakomeje kugenda mubana natwe mu biganiro n'amakuru turimo tugenda tubagezaho. Munyemerere aya makuru tuyasubikire ahangaha, tuze gusubira mu masaha imbere tureba n'ibindi biraba abikomeje kugenda bijya hagaragara cyangwa se biraba bigezweho. Nge wumvaga kuri mikoro, amazina yanjye akaba ari Bosco Mutaramu cyane, dukomeje kugenda tubana umunsi ku wundi. Banwanye rero bavandimwe, haba ku bari mu gihugu cy'u Burundi, ku bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, Uganda, Kenya ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye, reka mbifurize kugubwa neza, mbabwire ni mukomeze kuryoherwa mu by'ukuri, aho tuza gusubira mu masaha imbere uko amakuru agenda yisukiranya cyangwa se yisuka, nibwo tuza kureba rero ibiraba bigezweho uko biraba byifashe. Hanyuma rero nshatse ubona babwira nti ciao ciao, hasta la vista.